Dr Nshuti yakomeje kwandika agira ati ku myaka 10 y'igifungo nakatiwe ngo nzayimare hano muri gereza ubu hamaze gushira imyaka 6 nabonye abaza bahakamara 2 bakagenda mbona abandi baje bahamara amezi baragenda ndetse n'abakatiwe kuhamara ubuzima bwabo bwose bari rwagati muri izi nkuta aho izuba utaribona rirasa cyangwa ngo ribone rirenga ahubwo ribona riri hejuru yawe gusa abenshi baje hano baza nta cyizere bafite kuko ubuzima babuhindutse aba ari ubuzima bwo kubaho utabona abantu ukunda cyangwa ngo ubone abo wanga n'isi nshya itandukanye n'isi yiyo ibihabera ntibiri kure y'ibibereyo gusa ikibabaje hano nuko tuhaba tutemerewe urukundo umunsi uracyo ukongera ukira nta bandi bantu mbona uretse abagabo gusa nta kindi gihugisha amaso y'abaraha ni imikino n'ubukorikori abaje aha b'abanyabwenge batahanye ubumenyi mu maboko ndetse no mu mitwe yabo byose bibera mu maso yanjye bijya binshimisha kubona umuntu waje adafite icyizere atahanye agapfunyika k'umurimo uzamutunga ageze iwe mu rugo abatandukanye nanjye uhamaze imyaka 6 umwuga niza ari umwe ari ugukunda isheja nta kindi mbona iyo nkangutse mbona amaso anganisha kuri urwo rukundo rwamfunguriye imiryango yo kuza muri uyu mwijima aho umutima ubuziritse ibitekerezo bihora hanze ibitekerezo kuwo wakunze ntiwatekereza uwo wamusimbuza kuko twese aha tuba dusa ubwo ni ubuzima mazemo imyaka 6 mpora nsabira bazabumaramo igihe kirenze icyanjye uko umunsi umwe wije ukira niko njye kuri kalendari iri mu cyumba cyanjye niko njya kuri kalendari iri mu cyumba cyanjye nkashira ikimenyetso cy'umutuku kuri uwo munsi nkawusezera ndetse nkawushimira kurenze kuko mba nzi ko umunsi umwe uvuyeho bumpaye amahirwe yo gusatira umusozo w'igifungo nta kindi gituma nshimira uwo munsi ni urukumbuzi ruba ruri kundira mu mutima rumbaza ubudatuza ruti isheja ari nakebuka impande zanjye nareba hirya kuraho amaso arangirira simbone n'uwo basa nkashaka igisubizo naho umutima nkakibura ubwonko bwabura uko bubigenza bukamfatisha ikaramu nkandika kuri izi mpapuro nandikaho nihisha abanzi banyise umusazi kuko mpora ndeba ishusho y'isheja mu kirere bo bahareba bakayibura bakambwira ko bari kubona izuba nkababwira nti si izuba riri kumurika si izuba riri kumurika isi ahubwo ubwiza bw'isheja nibwo bumurika isi bagaseka cyane bati uri umusazi wa mugabo we ninde wazamura akaboko akemeza isi yose ko ari we muzima akaganira inkuru y'ubuzima bwe akayisoza atavuze ibikomere byamukomerekeje umutima we nubwo twese tutabinyuramo kimwe gusa nitubura agahe ko kudusubiza inyuma muri bya bihe hari abibuka barira kuko ibyo bihe biba byaranze kubarikura kugeza mu ndagihe barimo baba barakurikiranywe n'amateka akaba maremare amaso yabo ntabashe kurenga izo nkuta zubatswe n'amateka ntibabone ejo hazaza nabo si bo ni ingoma ziri ku mitima yabo kwibuka ni byiza iyo uwibuka aganira inkuru y'intsinzi akibuka ari mu bihe bitandukanye n'ibyo yarimo mu gihe cyahise naho iyo uwibuka yagumye kuri bwa butaka bwo kubabara kwe ntabashe gutera intambwe zimuganisha ku bundi butaka intambwe zanjye ziva mu butayu zijya mu muriro nagira ngo ndawurokotse nkajya mu nyanja itagira inkombe uyu mutima uhora umbaza isheja nawo n'ubunyoroheye ntutuma ifunguro ryaha tubona rimwe ku munsi rinyura umubiri wanjye ahubwo ndigeza mu gifu aho gushyira uturaso ku mubiri urwo rukumbuza akaba ari rwo rwijuta rugakurira muri njye mu gihe ndi kuzongwa n'ibihe urukumbuzi ni inyamaswa irya n'ihage igira icyaka kidashira ntacyo wayihonga ngo iguhe umwanya wo guhumeka byibura nawe witekerezeho uhanga amaso imbere yawe utera intambwe igana ahazaza iyo uri kumungwa n'iyo nyamaswa uba uri mu ibagiro ry'amarangamutima buri gice kiba kiri ukwacyo ahandi ndi gutakamba ndi gushaka ubuhungiro nahungiramo iyo nyamaswa
iba iri kundya umutima ishaka kuwumara, ndakebaguza hose nkashaka umutabazi nkasanga ni Isheja, kandi nawe ari kure, aho ijwi ry'umutwe wanjye ritabasha kumugeraho. Sinzi niba n'ijwi ry'umutima ryo ribasha kumugeraho. Icyo nzi cyo ni uko mpora ndi guhamagara ntako bufasha bumuturutseho, iminsi igashira indi igataha. Hari ubwo nibwira nti reka mwibagirwe sinzongere kumutekereza aho agenda mvire mu buzima. Mba mpagaze ndeba mu nguni y'iki cyumba mbarizwamo, Isheja aba ari imbere yanjye ndeba mureba amaso yacu atari guhura. Mbona amwenyura njyewe nifitiye agahinda, nkatongana nawe mubaza impamvu yangenza uko, mwingingira kunyanga ndetse no kunsiga kare ku mutima wanjye ugaha ibitekereza amahoro. Icyo gihe mba numva nanijwe no gutekereza umuntu nkunda ntazi niba wankunda, ntekereza igisubizo cy'Isheja nkakibura, ahubwo namubona amwenyura nkibaza icyihishe muri iyo nseko sinkibone. Umunsi wira gutyo ndukira ndi kure mu bitekerezo, nashaka kumuhobera nkahobera inkuta z'icyo cyumba mbarizwamo. Ubuzima ni igitangaza, ibyo tubamo byose siko biba bishaka ko tubibamo, nubwo tuba duhatiriza ngo tubibemo. Nirutse ku rukundo rw'Isheja nibwira ko ari byo byishimo byanjye, nubwo n'Isheja yaranshaka, urukundo ntirwashatse kuduhuza, rwamujyanye kure nanjye runganisha mu mwijima. Aho kubaho gusobanurwa n'inzira igana ku rupfu, iyo nzira niyo ngenda amanywa nijoro, ariko rwo simpura narwo, ahubwo numva uburibwe nterwa n'iyo nzira nkigungira rwagati, nkarangurura ijwi mpamagara urwo rupfu ngo ruze runsange, rumvane mu buzima byibura nyir'uburibwe, nkumva nyiramubande niwe uri kwitaba, nkahogora cyane mpamagara Isheja nawe nkamubura. Ubuzima buba bwambaye inzozi ariko zisiga ibikomere ku mubiri wanjye. Urugamba mba ntarwanye ntiwarubonesha amaso, ahubwo wibaza iyo nakuye inkovu ukahabura. Wagerageza kunsobanuza simbona ubusobanuro bwa nyabwo, gusa uburibwe buba buri hose ku mubiri wanjye. Ibitekerezo byacu niwo musingi twubakiraho urugendo rw'ubu buzima. Iyo bwahungabanye natwe tuba duhungabanye, biba bigoye kugenda urwo rugendo. Intambwe utera mu nzira imwe niyo ibitekerezo byawe birimo. Njya nibaza niba Isheja z'ayo magorwa anyuramo, kuko intumwa zose namutumyeho ntizagarutse ngo zinzanire ubutumwa. Ndabizi sinjye ufite inkuru y'urukundo itangaje kurusha abandi, ndetse sinjye uzi kubara inkuru kurusha abandi. Icyo mpamya cyo ni uko urukundo nakunze Isheja narumuhanye umutima wanjye wose nta buryarya, nkarumuha nizigamye. Nta gace na kamwe k'urukundo nasize muri njye ntakamuhaye, namuhaye byose byanjye. Gusa ntitwasangiye ubutunzi mfite, kuko urukundo rwanjye nawe ntirwari rurimo kwishima, rwari urukundo rusobanurwa n'agahinda kari ku mitima yacu. Ibiganza byacu byahanaguye agahinda ku maso, ntibyigeze bigera ku mutima ngo bihahanagure, ariko sinarenganya ibyo biganza byacu, kuko nabyo byakoze uko bishoboye. Ntacyo ibiganza byanjye byanyemye muri iyo nzira yo gukunda Isheja, kandi n'ibiganza by'Isheja ntacyo nabishinja, kuko byamaze imbeho ndetse birinda ibitonyanga by'amarira yanjye kugwa ku butaka uko bishoboye. Urwo rukundo rwuzuye uburibwe rwari ruri mu mwijima. Mfite icyizere ko nzabona urumuri, ariko aho kugana kuri urwo rumuri narushijeho kwerekeza mu mwijima. None ubaha niho ndi, mpora mfite amatsiko y'ikizaba nimva muri ibi bikuta. Nibaza niba Isheja akinyibuka, niba yibuka ko yigeze kubumbura iminwa yakambwira ko ankunda. Sinjya nibagirwa ibyo byishimo nagize ubwo yambwiraga iryo jambo. N'ubu iryo jwi rye rihora rimeze nk'indirimbo yisubiramo kandi iryohereye amatwi. Gusa amatwi ahora anyishyuza mbaza aho umuhanzi w'iyo ndirimbo yagiye. Amatwi afite urukumbuzi rwinshi, nshakisha igisubizo nkakibura. Kwigunga kwanjye gukwira hose, ariko umutima ntujya untenguha. Uhora wibuka ndetse uzirikana ibihe byanjye n'Isheja. Ibyiza twanyuzemo nubwo aba ari bike, ariko byaranyuze.
mpora nifuza ko byagaruka ariko ayo mahirwe sinyafite kuko Bisheja yabaye umugore w'undi mugabo mu mategeko ndetse n'imbere y'Imana. Sinzi niba ayo masezerano ari yahamye urukundo mu bantu kuko ni ingero nyinshi z'abakoze ayo masezerano ariko inzira ntizigenda uko babishatse. Ndaha mbizi neza ko nyuma y'iki gihano nakatiwe nzasanga Isheja yarabyaranye n'uwo mugabo w'Irakiza, umuyobozi mukuru w'ibitaro n'abagamo. Iyo ntekereje ubwiza bw'Isheja ubu nibaza uburyo abana be basa, nkibaza niba ari abakobwa cyangwa ari abahungu. Gusa uko biri kose ni beza, hari ubwo numva nakwandika akandiko nkakoherereza Isheja mubaza amakuru ye. Gusa iyo neguye ikaramu nkatangira kwandika ngira nti uraho rukundo nakunze rudacogora nkarugukunda ntizigama, ese uraho? Ntabwo akaboko kanyemerera gukomeza kwandika urwo rwandiko, ahubwo nitsa imitima nkareba urupapuro nk'aho ari umwanzi wanjye kuko mba nibaza icyaba uwo mugabo wasomye urwo rwandiko naba nanditse. Njya ndinda umutima wanjye kuko nubwo nkunda Isheja sinakwifuza ko yasenya urugo rwe ngo ansange. Nubwo amarangamutima ngora akantoteza mumbaza, sinakwanga kumwibuka kuko ni igice kigize ubuzima bwanjye. Sinakwibagirwa urukundo namukunze kuko niwo munezero nagize muri ubu buzima. Uwo munsi Isheja yari yabuze mu bitaro, inguni zose nari nazizengurutse ndi kumushakisha ariko namubuze. Ibitaro byose byari byahangayitse ndetse n'Irakiza nyir'ibitaro nawe ntiyari atuje, ntiyari gutongana natwe, gusa ntiyahwemye kutubaza aho twari turi ku buryo umurwayi yaducika. Abashinzwe umutekano nabo ntibari bazi igihe Isheja yasohokeye aho mu bitaro. Nasigaye mpagararanye n'Irakiza mbona arahangayitse, nuko arambwira ati uwo murwayi wacu ari mu muhanda, ni wenyine, isi ntimuha agaciro, abari kumubona bari kumusekaho kugira ngo bamufashe. Ese haramuka agize ikibazo n'iki tuzabwira umuryango we? Irakiza yabimbwiye adatuje, buri jambo ryitswa no kwitsa imitima kwe. Kari agahinda ku bakozi bose bo mu bitaro. Twagira nawe yaje adusanganira, yari azanye raporo yari yatumwe n'umuyobozi mukuru w'ibitaro kuko yari yamusabye ko twakongera undi muvuzi muri twe. Twagira yaraturebye mu maso, atungurwa no kubona uburyo amaso yacu ameze ari kuzengamo amarira. Agira amatsiko agiye kugira icyo abaza, naramutanze ndamubwira nti Isheja yabuze. Yaratunguwe ntiyabyizera, yandebye indora mbaza aho narindi ku buryo Isheja abura mu bitaro kandi nariyemeje kurwarana nawe ndetse yakira nkakirana nawe. Narindi gusaba imbabazi umutima wanjye, ari nako nzisaba abandi bantu bose. Uwo munsi wari umunsi mubi, umunsi uteye agahinda. Intimba yari yuzuye umutima, nuko ndeba Irakiza mwaka gahushya mubwira nti ngiye kumushaka kandi ndaza muzanye. Irakiza yambajije yuzuye amatsiko, arambaza ati ese uramukurahe? Nta gisubizo nari mfite kuko ibitekerezo byari biri kubungabunga hose mu mihanda ikikije ibitaro, nibaza aho Isheja ari. Narahindukiye nsohoka aho mu bitaro by'Irakiza. Twagira nawe aza nkurikiye yihuta arampamagara ansaba ko nahagarara, nuko arambaza ati ugiye he? Sinari nzi aho ngiye, gusa icyari kinjyanye cyo nari nkizi. Nahakanishije umutwe mubwira ko ngiye gushaka Isheja, gusa naza aho ndamukura. Twagira yarambujije ansaba ko nareka ababishinzwe akaba ari bo babikora. Sinamwemereye ko akomeza kungira inama, namuteye umugongo ngenda nihuta nsohoka aho mu bitaro. Buri muntu wese naboneraga kure namwitiranyaga n'Isheja. Sinari nzi imyenda yagiye yambaye uko isa. Nari ndi kuzenguruka mu mujyi wa Rubavu, nanjye ndi gukebaguza nshakisha muri buri gace ndangaguza, ariko Isheja ndamubura.
Nasubiye mu ishyamba namusanzemo bwa mbere, ngera aho yari yaragize uburyamo bwe ndamubura. Irakiza yari yanyihanangirije ambuza kubiganirizaho abantu b'iwabo, ahubwo tukabanza gukora ibishoboka Isheja tukamubona. Nicaye muri iryo shamba nibwira ko Isheja hari aho yagiye, ubwo arataha yibuka ko aho ariho iwe mu rugo. Imvura yarakubye nshakaho kujya kugama ndahabura kuko nari kure y'amazu yose. Nahagaze hamwe ibitonyanga by'imvura bigera ku mutwe, bitemba hose ku mubiri wanjye. Iyo mvura yari nyinshi iri kugwa ku buryo budasanzwe, ariko ntiyigeze igera ku mutima ngo ihakure agahinda kari kahuzuye. Imvura yaranyagiye, inyagira ndi kuzenguruka aho muri iryo shamba ndi gushakisha urukundo nari nabuze. Nari ndi kugenda mu mwijima kandi ari ku manywa, nkagerageza kurangurura ijwi nkahamagara cyane ndi guhamagara Isheja, nkategereza ko hari uwakwitaba nkaheba. Imvura yageze aho irahita, nguma nicaye aho Isheja yashyiraga imifuka ye. Aho niho nakuye impapuro zari zirimo inzandiko Isheja yandikaga igihe yabaga agaruye ubwenge. Kubera guta umutwe ndetse no kwibura, sinari nkiri kwibuka ko mfite impapuro Isheja yanditse kera, kandi buri kimenyetso cyari inzira ingeza kuri Isheja. Navuye aho mu ishyamba ngenda imyenda yose itose, nyura mu muhanda buri wese ari kunyitegereza, kuko umutima ntiwari ukiri uwanjye ngo njye inama nawo. Ni amahoro nari mfite kubwo kubura Isheja. Inguni zose nari nazinyuzemo, nuko ntambika ibirenge nerekeza iwanjye. Umunaniro wari uri kuvuna umubiri wanjye, ariko urukundo runshenjagura umutima. Agahinda kari hose mu marangamutima yanjye, urumuri rwari ruri kure. Nari nasatiriwe n'umwijima, buri kintu cyose gitangira kiba kizagira iherezo. Iryo ni ihame ry'isi, nubwo iherezo akenshi riba ridashimishije, riza rizanye agahinda, ariko iherezo ryanjye nanjye ubu ndarishaka nkaribura. Ubu isi irimo ubusa ndayigenda ndi jyenyine, nubwo ahantu hose hari umwijima nzi ko urumuri ari Isheja. Intambwe yose nateye kuri uwo munsi yansobanuriye ingano y'urukundo nkunda Isheja. Nabonye ko urukundo ari indi si, isi itagira uyiyobora ndetse ntugire uyigenga. Buri wese ayisobanura ukwe bitewe n'uko yamubereye. Mu isi y'urukundo buri wese yaba umusazi, ndetse buri wese yaba intwari, nk'uko intwari zaba ibigwari muri iyo si. Buri jambo riba risobanuye inkuru yanditswe mu gitabo kinini, kandi riba rifite uwo ribwirwa, ritareba andi matwi ari muri iyo si. Bamwe baba borohewe, abandi baremerewe. Buri wese aba afite aho yatura umutwaro, gusa biraryana iyo wawutura umutwaro ari we wawukwikoreje, aho uba ugiye mu ishyano risobanurwa n'amaganya yawe, kuko uburibwe uba uri kumva buba butandukanye n'ubw'abandi, ndetse n'inkuru uba uri kubara zitandukana n'izo wari usanzwe uvuga. Abari bazi ko uri muzima batangira kukugereranya n'abasazi. Buri gitutsi cyose utukwa ntacyo kiba kivuze, kuko amatwi aba yarazibiranyijwe n'agahinda kaba kuzuye umutima wawe. Inzira ugana nazo ntuba uri gusobanukirwa n'ikirere, ntikijya mu ruhande rwawe, unyagirwana n'abandi ugatoha wenyine. Izuba ryabacanira mwese rikakumena impanga uri wenyine, aho abandi babona inzira wowe uhabona ishyamba ry'inzitane. Uba uri kwibaza igitera abantu kumwenyura ukakibura. Mu mwanya nk'uwo nibwo usobanukirwa ko isi yawe itari guhura n'iy'abandi. Ubuhungiro aba ari ntabwo, uba uri aho utegereje umutabazi utazi igihe azazira, nk'uko nanjye mpora ntegereje Isheja ngo azaze. N'iyo atankura mu gihome ariko akongera akavugira mu gutwi kwanjye ambwira ko ankunda, nubwo izo ari inzozi ndetse zitazigera ziba impamo. Nageze iwanjye numva mfite ikimwaro. Imyenda yari itangiye guta amazi kuko akazuba nako kari kuva. Ninjiye iwanjye mbona umuryango urafunze. Nisatse nsanga imfunguzo nazisize ku biro. Nabajije aho Kwizera yagiye ku buryo asiga afunze inzu, nuko nicara aho ku muryango. Urukundo rukomeza kuguma mu bitekerezo byanjye.
Nyuma y'umwanya numvishe umuntu uri gukinguriramo imbere, ndebeye mu kirahuri mbona ni Kwizera. Sinari nabonye n'utubaraga na dukeya two gukomanga ku rugi ku buryo yanyumva. Kwizera yafunguye yihuse, afungura afite ubwoba nuko arambwira ati ufite umushyitsi. Ninjiranye amatsiko, mbona Isheja yicaye mu nguni yo muri salo, yari yarize yahogoye. Nabajije Kwizera igihe Isheja yagereye aho iwanjye, ansubiza ko yahageze mu gicuku. Isheja yari yambaye imyenda y'abarwayi. Naramwegeye yegera mu nguni ari kumpunga, afite ubwoba bwinshi ku maso. Nabajije Kwizera niba hari ikibi yakoze. Kwizera aramakanira, ambwira ko atatinyuka kugirira umuntu nabi. Muri ako kanya nanjye nahise mpinduka, sinigeze nita ku byo kujya guhindura imyenda. Naciye bugufi nicara hasi ntangira kurirana n'Isheja. Kwizera yarabibonye biramutungura, atera intambwe aratwegera nuko arambaza ati ubaye iki? Yari ari kwibaza impamvu itumye nanjye ndira aho kugira ngo muhoze. Sinari mfite igisubizo cyo kumuha, ahubwo nakomeje gusangira n'Isheja agahinda. Sinari nzi ikiri kumuriza, gusa nanjye nari ndi kurizwa no kubona ari kurira. Kwizera yahagaze aha aratureba nawe agira agahinda, agana ku rugi arafungura, nuko ansigaho yigira mu cyumba. Narize ndebana n'Isheja mu maso, nkumva narambura ibiganza ngo muhoze, ariko sinari ndi mu mwanya wo kubikora kuko nanjye ubwo nari mbaye umurwayi. Isheja yarize avuza induru asakuza ahamagara avuga ko ashaka mama we. Nanjye nazamuye ijwi nderana nawe mpamagara mama wanjye.